My boss Daniel, was my boss. Yitwa super manager, ninde achievement, ninde CV, ninde contract, nandi mafaranga yinjiye abantu barakibaza bangukoresha no burya abayobeye. Uretse kuwenda ibanga ari ukuryama neza, uretse kubibanga ari zero, ukoresha ire ibanga rya tatu gusa. Badusobanura ibanga kuryama neza waryamye matera Dodoma. Ibanga bivuze ngo ni zero, no gukoresha services za Airtel, iyo bita Airtel Money. Iyo ukoresha service ya Airtel Money, ukohereza amafaranga kuri telefone zose, mbese imirongo yose ushaka. No kuri Airtel. Nta mafaranga ucibwa. Iyo wohereje kuri banki nta mafaranga ucibwa. Nibyo rero uvuze zero kugira ngo n'abantu batibaza ngo zero. Iyo ni terime yacu muri Airtel tuvuga ngo ni zero. Mbese ntacyo utanga yohereza amafaranga ukoresheje Airtel Money. Hanyuma no kuryama ibanga ryo kuryama neza waryamye matera za Dodoma. Hanyuma mbaza ikibazo nari mubaje ni ubigenza gute kandi no mubaza ikibazo kivuga ngo ubigenza gute kugira tubone uri muri brand ambassador ya Airtel, brand ambassador wa Dodoma, brand ambassador wa company zikomeye cyane by'umwihariko turiranga ha umaze gusinyira kayabo. Munakibaza ngo buri munsi na achievement, buri munsi ni contract, super manager nta ndirimbo afite. Abantu benshi bajya nibaza ati super manager akora iki ariko ukomeza ugatera imbere ukoresha irebanga. Icyambere uvuga ngo nta ndirimbo ufite ahubwo vuga utunuru na iheruka gusohoka vuga utunuru gusohora indirimbo ariko indirimbo zo zirahari hari Sheila, hari Sex Ready, hari The Ben yaririmbye ngira ngo niyakunda bayita Sex Ready. Ya The Ben yaririmbye asubiramo yitwa Sex Ready. Hari Sex Ready, hari Sheila, hari Uruwanje najyaga nkumva, hari najyaga nkumva indirimbo ni nyinshi ahubwo vuga uti maze iminsi udasohora ariko mu kwezi gutangiye gusohora. Ibanga rya mbere ni ugukora cyane kandi ikindi cya kabiri ngiye kwivugira byose muri press conference n'abanyamakuru bagenzi bawe. Asata sawa ikintu gikomeye cyane kuko urumva n'ubundi Bruce Melody ntawe yari buzapfa mbere ariko kubera Airtel yamuhaye amahirwe yo kongeraho ibyo byose mwese murabizi. Ntabwo kwemera ntabwo kwemera Rorese wowe wakwemera umuntu ukurenze, umuntu yakurenze wowe umwigiraho ahubwo vuga uti ahubwo ubwoba yari afite aravuga ati nzapfa mubonye ariko kubera Airtel umurongo uduha ibirenze kandi bidahenze watumye Bruce Melody agira amahirwe n'ababona super manager mu maso. Rese eri uzapfa mubonyeho ntabwo ni mumbwira bara nabwiye ngo ubu ikiganza namukoreshejeho nta kigikarabo reka avuga ati nakoze mo abantu hafi none se koko The Ben yamukubise akanya koko The Ben yamukubise akanya oya ibya The Ben n'ibya Bruce Melody bose bakora music ariko ngiye sindi umufana ngiye ndi umwe mu bahanzi ariko none ndi umuhanzi urenze bari ahubwo ngiye nsubije ikibazo cya mugenzi wawe uri umbajije ngo Bruce Melody koko yahuye nawe yagize imana kuko nene uzapfa mbonye Airtel mu amahirwe yo guhura n'umuntu ukomeye witwa super manager nawe nagendere kuri ibi ubu nuko ko yandamukishije ngo ntarakoza abantu barambye ngo yanze kugukaraba kine cyane imboga bashyiraho nta handi wabisanga mu Rwanda. Ibintu byose birahari amatapi yo mu modoka ninde mushaka ni hardware igikoresho pe ibikoresho byo muri jaride makabyara ari ikintu hano mutabonye ibyo kurya by'iki ibyo kurya by'iki gute amashokora arimo ibyo kurya birimo kandi noneho urumva hari n'ahandi batarafungura urumva hari ahantu h'ububari n'ibibuga hari ahantu hari ububari hejuru nyine kuri furo ya nyuma hari ahantu twateganyije hazakorerwa ibibuga by'umupira basket, volley, football, tennis, harimo n'ububari n'ibikire cyose nyine bazajya bakina abantu baje nko gukora siporo bahita baniyakira n'ibyo kunywa bigiye n'ibyo n'umupira bagiye kuzana screen ya mbere nibwo bwa mbere igiye kwaduka mu Rwanda screen ya mbere apani zose zimubona hano hose screen ya mbere mu Rwanda
izajya ibipima bateganyije ko uburebure gutya metero 20, ubutambike hejuru metero 30, ku buryo uzajya ureba umuntu wese umeze nk'ubire kampano z'abagore. Twakwimakiya ko abagore bashaka kwimakiya sasa, abagore mu Rwanda, abanyarwandakazi ushaka kwimakiya ebana do niho hambere ku isi wimakiriya, ukimakiya ebana ukagenda ukaba beautiful. Ibikoresho by'ubwiza byose do muzana ngeragenzuwe ngwino babwire wowe yego ufite certificate ya ibikoresho by'ubwiza na makeup, dufite certificate ya FDA, ntugire ikibazo, byujuje ubuziranenge, ntugire ikibazo rwose. safi sana. Abakobwa bari aho bambaye Abakobwa bagizwe n'abakobwa White Home Market, ni supermarket, ni mall. Bazajya baranguza amasupermarket. Supermarket yatubwiraga abandi n'abajene batangiye gukorera hano akazi muri home market, supermarket, home market, cyangwa se mall. twagiye aho rero abangaba bavuga ati twe twabonye akazi kandi tugesha baragira abakobwa nta kibazo n'abahungu bafashwe twibereye muri move ya mbere mu Rwanda yabaga mu Bushinwa, ahandi igiye kubaza kuba iri honyine ni muri Kigali. Bivuze ko abantu bose bazajya baza no kuba barangura hano. Urabona rero ko harimo igikoresho kabisa. Iyi ngiyi izajya iranguza rero, iyi ngiyi ikaba izajya iranguza. Urabona ko igikoresho hano kirimo hano amamiliyari aba yamenetse, amamiliyari hano aba yamenetse. Tundi ko tutaba twiza cyane, urabona ko aba jimu nabo bagiye kujya baza hano. Ariko hano harimo igikoresho turntable, urabona ko turntable. Tundi twa dukino tw'abantu baba bahaze, muratubona tennis, tureka hari udutebo tennis muratubona. Izi ni za ntebe zo mu maofisi abantu bagiye kujya baza kurangura hano. Ni mall ya mbere mu Rwanda, yabaga mu Bushinwa aho kandi yongeye no kuba iri hano. Arumva ijana nakubwira no kubwira ngo ni munange. Mukamuza mudusanga hano muri iyi mall ya mbere mu Rwanda izajya iderivaringa ku zindi supermarket zose zitandukanye. Cyeza kugira ngo mubibona ubona ko igikoresho kiri mu kazi twa table tennis tw'abantu babahaze ni hano dusanga. Ubona ko ibikoresho bya gym, intebe nziza cyane z'ama office. Ibikoresho by'abana b'abasirimu cyane ni hano ibintu byose bizajya bigurirwa. Ariko babana barabyaye bafite utwana tw'udusirimu bateganyirije kubyara, kandi umuntu wabyaye ahubutse. Urabona ko igikoresho hano kimeze neza cyane. Zino za ndabyo ushobora guha umukunzi wawe zidasaza. Intebe nziza cyane z'ama-office, muzibona ngira ngo iyi ntebe irimo iragura 180. Hano harimo amafaranga menshi.